wanyumvise wanyumvise ngwino utwanze tubiganire mva mugabo icara ukuntu uri munini mbikunda shaka bebe wanyumvise izo njuga zawe ntabwo ziri gukora turavugana nimugoroba n'inta namara icyumweru atarabona iswangi ngo yashatse umugore wumva iki n'iki namuca inyuma ngo sositeni yaciye inyuma yambwiye nabi rero ko mubwira ahongaho ucyumva ari gutungana na sister wawe utuvuga ati ngo nongeye kutamukururira shuri ugenda ukambara mana yanjye sinzi ukuntu nyine wabivuga ukagira ukambara kurya ko nakagira ni marayika abonye uri kumva tugiye kiyo mu cyumba yego mana yanjye sikuru ibintu nari mbikumbuye Sheri songwina ariko nawe ntukigira umwana sema uyu mugabo bite byawe ndimo najya mu kazi ntabona ko nakerewe rero kujya mu kazi ni iminota ngaho kubizi njya ninda cyane sema mugabo ufite ikihe kibazo mbabara nigire mu kazi gerayo umva ariko mfashije ntabwo uri kubona ko saa 3 zigeze mbabara nakerewe basingwe n'umwere ese kuki utabimbwiye kare tubanze tubiganire si umugabo asanga ukeneye n'ubiganiro ese urabyibuka ko nta kazi ufite ako mfite ariko kazi utunze sheri wanjye ndabizi cyane icara tuvugana ariko ntukangore nawe sheri shaka fasha nigire mu kazi wanyumvise ukicara tukavugana uri kanya urabyuka ugenda restaurant nanjye nzabona ibyishimo byawe cyane turaza kuvugana nimugoroba n'inta mfasha pe mfasha wanyumvise wanyumvise ngwino utwanze tubiganire mva mugabo icara ukuntu uri munini mbikunda shaka bebe wanyumvise izo njuga zawe ntabwo ziri gukora turavugana nimugoroba n'inta ase bebe wanyumvise aho gusigara amahoro naha nimugoroba namara icyumweru atarabona iswangi ngo yashatse umugore wumva iki n'iki namuca inyuma ngo sositeni yaciye inyuma uretse gara ntugiye ngo narashatse ubu se nandukaniye he narise cyane Jackson mwana wiye iki nacyo ni gitana no kubona umuntu yifite stress icyumweru cyose namubona mu buri ese ubu ni umugore wanjye muwe buryo ku munwa ni he morning stress kubite kuri kumfataza none se namwe bajya babwira ego nabyumvaga batwima iki se Mutete oya igira inyuma ukora mbaye ibintu se mu bijyanye n'iki nese kuri kumfata kuko byibuka kuri murumuna w'umugore wanjye none se ese kuri kwitwara gutya kuri kumfata afite ikina kuko okay rero tubyumve ibiki se mukuru wanjye ngo nadushike mu bijyanye n'ubwo se niranze wese ndusha umugore wawe ese kuri kumfata mwana uri kuntungura Mutete ni wowe okay ibyo tubireke mukuru wanjye n'ubundi mu izina rya Yesu wasaze uru rugo rurimo udushya yandi n'ubundi uzaba wanjye cyangwa neza umuterane nawe ariko mbagiye wambara nkawe kuruba wambaye yego mwana wa pantaro ahubwo hari ikintu kiri kunshanga nshaka gutwara umugabo wa mukuru wanjye subize se agahunda ukaba wambaye kino kintu se wamutwara nawe ibi bintu ese buke bitwaye yego mwana ubuse n'iki cyamukuru muri ibi byose igipantaro wajyaho ni icy'abagabo bro iki gikubira urambwira wowe mbwira agose mbwira umujyi imbere wari wambaye ute yambaye ikintu kikigutiye Chiniki. My God. Irash play wambaye. Ukumva se ko ego man. No mpira njye. Yes. Mode wumwiki. Ubuzi ko nyene bura mukorora.
nese njyambara ikindi we mbwira ngo ufite front naringiye ubwo se nakagenda terambere kagera Siko nayongera ngiye yindi migufi wafasha front kujya kuyigura asunda munganye giye ko mubwire sheri ibintu kwandika nk'abajangweri ngo wakura umugabo wagira iki ako nzamutwara nayikira nzamutwara nenejo uzamutwara no sibyo bikabutura cyangwa ibyo ipantaro byanyu baje mukuru wanje bari bari gutongana yanze kagenda urumva nyine ndi kubyumva aribwo nyine ngenda ariko shayambwiye nabi rero ko mubwira hanyuma ucyumva ari gutongana na sister wawe utuvuga ati ngo nonye kutankururira shuri ugenda ukambara mana yanjye sinzi ukuntu nyine wabivuga ukagira ukambara kurya ko nakagira marayika abonye uri kumva he sheri akayoni iki marayika abonye nyine ukaza arabizi nyine ari gushwara n'umugore we akikubona rero bitewe ku wambaye aho niho nyine muri we bimuzamo akavuga ati cyaze no muri minsi nakazi afite ejo ndavuye safari turi kwirirwana muri iyi minsi aho kureka mubazi utwo twenda natugurira he cya tuzajya ubujya mu isoko ukavati ndashaka uyu mwenda wangu tuzajyane wo ahantu hahira umva kamubwire uwo ni ufite amafaranga uzambwire kandi wambara nk'umusirimu nawe ufite igiporote ngiyemo nuko nyine numvishe umamagara ndabakanze mbese 3 z'ijoro ndaguhamagara ahamagara mukuru wanjye n'ubundi arabatarataha yigeze babarira niba ushaka kumutwara nibumva umurenze yaguhaye umukeneye imana jijuka mu mutwe nsube se kumutwara mu bundi mubigurira he mbwira nari ndaza kukuvugisha baza kumvugisha ndakuvugisha njye kugura imyenda ntabwo bakunu umwana aba yambaye wambaye neza So, shanya ntabwo ndi mu kazi nawe siko wampaye kondisi shasi igihe nzagarukira ubwo wareba korode akagufasha ndi mu rugo kabisa ntabwo byakunda nanjye narataye so Hostess. So, Neza neza. Owe. Wala gutonga utamfashe. Kuranya nawe warireka. Kuri wawe nawe hari mu bijyanye n'iki se? Kuri kwigira hina se muri iyi minsi uri kwitwara gute? Kwa gute? Abaye iki? Wanyambariye ubusi imyenda yitwa gute? Njye no kunsanzwe nambara. Ariko ubundi ubu ase wagiye nafata ushaka mfateho kuranya nawe hari Sundi ko wicaye gutya. Ese Siko wicaye gutya. Nari nkumbuye ibintu nk'ibi se. Igo. Kuti. Tugiye he? Tugiye mu cyumba. Igo. Mana yanjye. Sikuru ibintu nari ndikumbuye. Nyindi kugusabuka. Nta mwanya magara wirukaga ko tujyana mu cyumba wana yanjye. Bari sinaguterura. Ikibazo. Ako ubona ko arebye nabi. Agasuzuguro usigaranye muri iyi minsi ndi kukubaza iyo myenda wayiguriye uvuze iki iyo myenda wayiguriye aho bayicuruza
Sinjye uri gusubiza cyangwa n'undi uri gusubiza. Ni mibi. Nase ibintu biki wambaye? Imyenda. Ni ikariso se? Ijipo. Se ndi kuvugana nawe uri muri phone. Tuna naende gukemura aho. Tuvugana. Imana isi n'ijuru. Sinukusigaye nsubiza. Wikanze iki gituma unsubiza gutyo? Wari kuvuga ngo iki? Busubi ni biki wambaye muri iyi nzu? Iyi myenda wari wambona nyambaye. Wenda ngo tuvuge ko ari njyewe ubikuraho. Ndajya muri ibyo ukora. Se wahinduwe n'iki? Ntucyoza ibyombo dore byaboreye hariya bimazemo icyumweru. Hari umugore ukora mu rugo rwe. Ese Umugore ukora mu rugo rwe. umugore ukora Mu rugo rwe. Okay. Wowe iwawe urakora? Baby. Ko wibaze. Ko mwicaranye hano se. Ibaze ahubwo baby. Ibaze ko bambwiye ngo ushobora kuzasubira mu kazi ejo bundi. Bigiye kugenda neza. Shiri. Ubu tugiye kuyadukorera amafaranga turi babiri. Wabaye ugiye se. Ugiye mu byo wari urimo. Baby. Unikoze yawe. Genda kabisa. Anyishisha hasi fone ndagukumbuye pe. Niyo usohotse mu cyuma bitanumva. Babe wamfasheho. Kashiri wa aso. ngo hano hasigaye habamo abagore. Abagore gute? Ngo nta muntu ukora akazi mu rugo rwe. Nta mugore. Ibyo wabirose se? Kandi ko nigize kumva nijoro ukanguka. Kaye muri umuntu wanjye bivuze none. Ibyo ubwo mwanywa muri mu butike ubwo nise muri umuntu wawe yagoye ko ari umusazi. Ubwo sinzana aba yabikuye ariko nakuguriye akaneta keza. Ndabamanya. Mama kabisa se bebe. Kanya na. Shawa somye shashi wamaye rubizu. Se hakantu kwereka Umugore utamake yako kungo mbite n'ikibizu nite no. Se zomba nagwaye ntabwo ziba zagiye. Ngero kanguti. Nyereka ibintu byose ushaka. Baby. Baby. Mutete. Baby. Bimeze bite se? Shana nakubuze kabisa. Mpamvu yese kandi ndi hano. Madame yagiye se? Hari yagiye gucuruza. Nawe urimo? Nananiwe aka kantu wambaye se bite? Sinte mu rugo se. Konyine? Niko wambaye konyine? Kamareba numve. Zakoze uba wamenye ibintu nkunda. Nzi ndi mu rugo. Avuye muri fone se tukavugana. Uragiye we urumva. Ya munsi narakwishimiye wankoreye ibintu umudamu wanjye atakora nahise. Si wowe waragiye se. Washatse ukuntu se wanyiranje. Akaganya kare. Kandi tumeze gutya. Washatse ukuntu wanyiranje. Kavuga ati bofre wanjye muha kakabiri gabura akantu kamwe gatera ubusambo. Sikema numva ngukeneye muri iki kabisa. Yes. Reka tukire gutya. Ndakeka umugore wagenda. By'umugore mwibare uriya se kuko umubwira ngo kugeraho agasanga yakashije byahatari. Sifite abatoza neza. Arikoreho. Aka kantu kitwa gute? Ariko bagafungurira hehe? Ese wowe mwino. What the hell?